Muraho neza bakunzi ba STV Rwanda, ndabashimira ko mukomeza kudukurikira no gushyigikira uru rubuga. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu 10 by'ingenzi mukwiye kwitwararika igihe Pi network yaba yabaye open mainnet, kugira ngo amafaranga yanyu abashe kubageraho nta kibazo. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza, abo dusanganwe n'abo tumenyeranye barabizi ko tugenda tuganira byinshi kuri Pi network ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Reka nguhe ikaze wowe wakanze subscribe, ubwira ati icara wumve neza kandi usobanukirwe byinshi ku kijyanye n'imyitwarire igihe wabonye open mainnet. Kandi reka duhe ikaze umuntu wese wakanze subscribe, reka tumubwire ati nawe reka duhe ikaze umuntu wakanze subscribe, tumubwire ati uhawe ikaze. Reka kandi nanone duhe ikaze umuntu wese ku mushyashya kuri uno muyoboro wa STV Rwanda, reka tukubwire ati ikaze ku muyoboro mugari wa STV Rwanda, uhawe ikaze mu kiganiro. Kandi ni byiza ko ureba video ukayirangiza, kandi niba hari byinshi udasobanukiwe kuri Pi network, byaba byiza usubiye inyuma muri video zatambutse ukabasha gusobanukirwa byinshi bitandukanye tugenda tunyuzaho. Ikintu cya mbere ugomba kwitwararika ni ukuba ufite wallet ifite private key yanyu. Niba utarayandika ahantu wizeye, yandika ubu private key niyo igufasha kubona amafaranga yawe. Niba utarayandikisha ahantu hizewe, wayandika ubu private yawe niyo igufasha kubona amafaranga yawe. Ntugatange private key yawe ku muntu uwo ari we wese, kuko bishobora kuba ibyago byo guhomba Pi zawe ndetse kandi ukaba wabura open mainnet. Niyo mpamvu ugomba kwitwararika mbere cyangwa se igihe byabaye. Ikintu cya kabiri ni ukwirinda ubujura, abasikama. Iyo igiye kuri open mainnet, abantu benshi bazagerageza kwiba abakoresha bashya n'abatayizi neza. Ntugatange amagambo yawe 24 recover pass ya wallet yawe. Niyo byaba ari umuntu wizeye avuga ko agufasha, ntabwo ari byiza kuyatanga. Aya magambo 24 passphrase yawe ntabwo ntugomba kugira umuntu wese uyereka. Igihe cyose uyerekanye uba uri mu byago byinshi byo kubura Pi zawe. Ikintu cya gatatu, kumenya uko wakohereza no kwakira Pi. Kwiga gukoresha Pi wallet neza ni ingenzi kugira ngo uzabashe kohereza no kwakira Pi nta kibazo. Jya ukoresha address nyayo igihe wohereza Pi kugira ngo utayohereza nabi. Ikintu cya kane, kugira umutekano ku makuru yawe. Hindura password ya konti yawe niba umaze igihe kinini uyikoresha. Shyiraho 2FA mu magambo arambuye, 2-factor authentication kuri email yawe na konti zawe zose zijyanye na Pi. Ikintu cya gatanu ni ukumenya ubucuruzi bwa Pi buzaba bumeze. Abantu benshi bazaba bagurisha cyangwa bagura ibintu bakoresheje Pi. Shakisha ahantu wizeye ushobora gukoresha Pi zawe mu bucuruzi bwemewe, aho guhubuka ushaka kuyagurisha ku bantu batazwi.
Ikintu cya gatandatu ni ukumva akamaro ka KYC. KYC ni ingenzi kuko utayikoresheje ntuzabasha kubona payi yawe kuri Mainnet. Niba utarakora KYC gerageza ubikore vuba igihe bigishoboka. Ikintu cya karindwi ni kwigira ku banyamwuga bijyanye na crypto. Shaka amasomo, videwo n'ibitabo bivuga kuri cryptocurrency kugira ngo umenye uko iteye. Ujye ureba ibitangazamakuru byizewe, urugero twakugira inama yo gukurikira Yes TV Rwanda ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitangaza ibintu bya crypto. Niyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kumenya byinshi no gusobanukirwa byinshi ku bijyanye na cryptocurrency. Yes TV Rwanda rero tukajya tubaha amakuru nyayo kandi yizewe. Ikintu cya munani, kugira imitekerereze ya long time investor. Ntugire ubwira bwo kugurisha payi zawe kubera igiciro gitoya, kuko ku giciro gitoya payi zawe ushobora kuzigurisha ukaba ushobora kuba ugurishije ku mafaranga makeya kandi nyamara igiciro kizajya hejuru. Ikindi cyiza ni ukureba uburyo ushobora kuyishora mu bucuruzi aho kuyigurisha ku giciro gitoya. Ikintu cya cyenda ni ugukoresha uburyo bwo gucuruza trade witonze. Niba ugiye kuyigurisha cyangwa kuyiguramo ibindi bintu, menya uko isoko rihagaze mbere yo gufata umwanzuro. Kumenya uko ubucuruzi bwa crypto bukorwa bizagufasha kwirinda guhomba. Ni ukuvuga ngo abantu bacuruza crypto cyangwa se bakora ku masoko ya exchange bo bizaborohera cyane, ariko nawe niba hari byinshi ushaka kumenya twandikira muri comment kugira ngo usobanukirwe byinshi. Nyamuneka icyo twabwira cyo kuba uzi kumayininga byonyine twabwira ko bitazaba bihagije, hari ubundi bumenyi uzaba usabwa. Niyo mpamvu ugomba gukurikirana ibiganiro byinshi bitandukanye, cyangwa se niba ufite umuntu hafi akajya gusobanurira icyo utari kumva cyangwa se ikigezweho, bizagufasha kuba wabasha kurya ku mafaranga ya payi. Ariko igihe nta na kimwe ushoboye kumayininga gusa nta kintu bizagufasha, ahubwo bishobora kukuviramo kuba wakora amakosa ukaba wabura payi zawe. Ikindi cya cumi twasorezaho ku bintu 10 ugomba kwitega, gusobanukirwa n'amategeko agenga crypto mu gihugu cyawe. Mu bihugu bimwe na bimwe cryptocurrency igenwa n'amategeko runaka. Menya uko igihugu cyawe cyakira payi network kugira ngo utazagwa mu makosa ukaba wabihanirwa. Menya icyo igihugu cyawe kivuga kuri iyo crypto, umenye usobanukirwe neza kugira ngo utazagwa mu makosa ukaba wabihomberamo cyangwa se ukaba wabigwamo mu makosa. Icyo tugiye gukurikizaho rero, tugiye kureba ibintu 5 ushobora gukora kugira ngo amafaranga yawe akugere mu ntoki ari kashi, cyangwa se kuri mobile money yawe ukaba wayabikuza byoroshye. Ikintu cya mbere umenye uko wakora uko wallet ikora n'uko wayohereza kwakira payi. Ikindi cya kabiri, ukore KYC kugira ngo payi yawe igere kuri Mainnet. Igihe payi yawe itaragera kuri Mainnet, nakubwira ngo uracyari kure cyane, ntabwo ushobora kubikuza, ntushobora kubona payi zawe icyo gihe Mainnet itarakira payi zawe
KYC ntabwo iba imeze neza. Ikindi cya gatatu, ushake ahantu hizewe ho kuyikoresha mu bucuruzi cyangwa kuyigurisha. Icya kane, utegure neza uburyo bwiza bwo gukoresha payi zawe aho kuyitakaza ku bantu bakoresha uburiganya. Ikindi cya gatanu twasorezaho ni uko wige uburyo bwo gukoresha kiripito waleti ku rwego rusumbyeho kugira ngo ubashe kubona amahirwe menshi cyane. Dusoza icyo twababwira cyo ni uko payi netiwaka iri hafi kugera mu rwego rwa openi mayiniti, icyo ukeneye ni ukwitegura neza kugira ngo igihe kigeze tugire icyo utagira icyo ubura. Komeza ukurikire Yes TV Rwanda kuko tuzajya tugufasha kumenya amakuru mashya kandi y'ingenzi kuri payi netiwaka n'isi ya kiripito muri rusange. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Reka nshimire umuntu wese kandi twabanye kugeza ku musozo w'ino videwo, reka mubwire ati uri umuntu w'ingenzi, reka mubwire ati komeza ubane natwe kuri Yes TV Rwanda, umuryango mugari wishimiye kandi kukugezaho amakuru menshi atandukanye, kandi nkubwira yuko aya atari yo makuru yonyine tuvuga, tugenda tuvuga ku bintu byinshi bya kiripito karensi ndetse na egisicenji, twavuga nka foregisi teredingi ku bantu babisobanukiwe, ko wacuruza amafaranga y'ibihugu onorayini, nabyo tuzabyiga, tuziga ibintu byinshi cyane byinshi bijyanye na kiripito karensi, by'umwihariko icyo twavuga ni uko bikubiye mu kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, kubyaza umusaruro zino interinete. Dufite n'amahirwe y'uko twebwe nka hano mu Rwanda interineti rwose ari nziza cyane, ari munange, irihuta. Niyo mpamvu rero tugomba gufatirana aya mahirwe tukaba twabyaza umusaruro interinete, tukaba twabyaza umusaruro onorayini wose, kandi mbizeza yuko ibi bintu wabyinjiyemo bya onorayini kandi ugacekinga neza ko atari abasikama, dore ko ahantu hari ibyiza haba hari n'ibibi, mwibutsa ko n'abasikama nabo baba baryamiye amajanja. Ariko nakubwira yuko iyo byakugendekeye neza nta musikama, kandi ukaba hari byinshi wumvishe, ufite amakuru ahagije, iyi onorayini bizinesi cyangwa se kiripito karensi cyangwa se foregisi teredingi, byose bikubiye muri onorayini bizinesi, bishobora kugufasha, bishobora kukubera akazi ka buri munsi, kandi nkubwira neza ko hari n'abantu bitunze hano mu Rwanda ariko kazi kabo ka buri munsi ko gucuruza onorayini. Nawe rero waba umwe muri abo ngabo, nawe waba umwe muri abo batunzwe na onorayini bizinesi, byakubera, kandi ndizera ko atari ibintu byinshi bisabwa, usabwa telefone yawe na interinete, ukongeraho ubumenyi aho bibaye ngombwa. Niyo mpamvu rero Yes TV Rwanda turi hano kugira ngo tubane mu biganiro byose tuzagenda tunyuzaho, kandi bijyanye no kubyaza umusaruro onorayini bizinesi, kandi nkwizeza yuko rwose nta kindi tuzanyuzaho usibye ibyo byonyine, kandi tuzagendera turebera hamwe uko tuzagenda twaguka, tugira n'abatumirwa b'inzobere ku bijyanye na kiripito karensi, ku bijyanye na onorayini bizinesi, bagende batwungura ubumenyi, batwungura ibitekerezo, ndetse birusheho kugenda neza. Reka mbashimire rero mwebwe mwabanye nanjye muri kino kiganiro, reka mbashimire mbabwira ati muri abantu b'intwari, mukomeze mubane natwe ntimucike intege, kandi natwe turabizeza ko tuzabagezaho ibyiza byinshi, tuzabagezaho iby'ingirakamaro. Ndabashimiye cyane, Imana ibahezagire. 14